mu minsi iri imbere nibwo Gitafu muzamumenye, ubu ntabwo mumuzi, mu minsi iri imbere muzamumenya. Gitafu Gitafu komeza nawe ufata yawe, kuramo yawe gira vuba tangira usohore n'ubugoma. Gitafu mu minsi iri imbere azasohora ingoma kandi muzabibona, kandi ingoma ya Gitafu mande ni hiti. Nushaka kumwite Profete Nyarwaya Innocent, uyu niwe watuje akanwa ke iby'ubuhanuzi, ahanura Gitafu kazakora indirimbo kandi kaba hiti. Ati hari inyenyeri bimuriho, Gitafu n'umurara, Gitafu n'umurara Gitafu mu minsi iri imbere azasohora ingoma kandi muzabibona, kandi ingoma ya Gitafu mande ni hiti. Yo Gitafu igeranye ibiceri, ndabizi ko nawe uryamiye amajanja uzajye kureba Element. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize wa 2025 nibwo Yago yatangaje aya magambo binyuze kuri live yakoreye kuri account ya Instagram. Amagambo yavuze icyo gihe uyu munsi ari kwibazwaho na benshi kuko ibyo yavuze byabaye impamo, aho uyu Gitafu yihariye imbuga nkoranyambaga nyuma yo gukora indirimbo ngo ifite ubutumwa, ikaba yarabaye isereri mu mitwe ya benshi, aho uyu munsi wa none iyo ndirimbo ya audio itari na video imaze kurebwa inshuro zisaga 1,100,000 ku rubuga rwa YouTube. Yewe ntimuzamfate ngo nk'umuhanuzi ngo Profete ngibiki, oya, ariko Imana nsenga ni y'ukuri. Yesu uri muri nge arakora, Yesu uri muri nge ni muzima, Yesu uri muri nge nta kinyoma agira, Yesu uri muri nge afite ubutsinzi. Iyo ndirimbo si yongeye kugarukaho, ahubwo uyu munsi nyemera tuvuge kuri Yago. Ikaze kuri Rugwiro Empire, aho tubumbura inyandiko z'amateka zigaruka ku buzima bw'ibyamamare bitandukanye, tukazibyaza inkuru zuje icyanga kiryoheye amatwi. Ikaze kandi mu nkuru y'amateka ya Yago, tugiye guhera itabagwe aragira inka kugeza twinjiranye i Kigali aho inzira y'ubwamamare bwe yatangiriye. Ikintu cyonyine ngusaba ni kimwe kandi ntikigoye, kanda subscribe kuri uyu muyoboro bityo ucukubiri no kuvumba yo wengewe. Nukunda kandi iyi video ukande like unayisangiza abandi. Naho nge wumva nitwa Petero Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira ngo nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Ku itariki 13 Kamena mu 1994 nibwo Ruhana Mirindi Rozoya Francis na Mukandanga Yuriana bibarutse umwana w'umuhungu bamwita Nyarwaya Innocent. Mu gihugu cya Uganda ahitwa Imbarara, aho niwe yavukiye. Nubwo yavukiye mu gihugu cya Uganda, Nyarwaya Innocent siwe yakuriye kuko baje mu Rwanda akiri muto, akurira hazwi nko mu Gitanzania mu mudugudu wa Tabagwe, kagari ka Tabagwe, umurenge wa Tabagwe, akarere ka Nyagatare, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Yago ni umuhererezi mu muryango w'abana 10, abahungu 8 n'abakobwa 2. Gusa muri uwo muryango w'abana 10 abariho ni 8 kuko 2 muri bo basinziriye. Ku myaka ye 9, ubwo ni muri 2013 nibwo yatangiye ishuri ahereye mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Amashuri abanza kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6 yize kuri groupe scolaire Tabagwe, ahahoze hitwa École Primaire Gishuru.
Yago ni umwana wakuranye inzozi nk'abandi bana bose nubwo zagiye zihindagurika. Avuga ko akiri umwana inzozi yari afite ko ari ukuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, kuba umubyinnyi cyangwa akaba yaba umuhanzi. Abazi Yago kuri groupe scolaire Tabagwe bamuzi nk'umwana wari umuhanga cyane ko inshuro nyinshi yakundaga guhamagarwa kuri rassemblement ngo ahembwe mu babaye aba mbere. Yago yavukiye mu muryango w'abatunzi b'inka, ibintu byatumaga ajya ku ishuri avuye kuragira inka ubwo yigaga mu mashuri abanza, nyamara ibyo ntibimuze gutsinda kandi akanatsindira ku manota ashimishije. Mu 2008 yaje gutsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, amashuri yisumbuye ajya kuyatangira i Gatonde mu karere ka Rwamagana. Yago yarangije umwaka wa 3 wayisumbuye nabwo atsinze ikizamini cya leta, bityo akomereza yisumbuye kuri St Aloys naho ni mu karere ka Rwamagana, aho yize Hague cyangwa se amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ubwo yigaga mu mwaka wa 4 wayisumbuye nibwo impano y'ubunyamakuru yatangiye kugaragara, kuko aribwo yatangiye kujya avuga amakuru ku ishuri yigagaho aho kuri St Aloys. Ageze mu mwaka wa 5 ubwo biba akarusho kuko yatangiye no kubihemberwa. Avuga ko yiga mu mwaka wa 5 yahawe ibihembo 3 ari byo icy'umunyamakuru mwiza, icy'umunyamakuru ukunzwe kandi wari ufite ikiganiro gikunzwe, n'icy'umusemuzi mwiza, ndetse anagirwa umuyobozi mukuru wa Media Club yo kuri icyo kigo. Mu 2015 nibwo Yago yasoje ayisumbuye, niko gukora urugendo rutari rworoshye rwo kuva Tabagwe yerekeza i Kigali, from Tabagwe to KGL nk'uko yabiririmbye mu ndirimbo ye ya mbere yise Suwejo. Ageze i Kigali yatangiye gukora itangazamakuru, ibintu bitari bishya kuri we kuko ari ibintu yari amaze igihe akora ku ishuri yigagaho. Icyo gihe yahereye kuri Goodrich TV akora ikiganiro cyitwaga Ndasuhuza. Nyuma y'amezi 6 Yago yasezeye Goodrich TV yerekeza kuri Radio na TV10 mu biganiro by'imyidagaduro byazamuye igikundiro cye mu mitima y'Abanyarwanda. Icyo gihe kandi yari yaranafunguye chaîne ya YouTube yashyiragaho bimwe mu biganiro yakoraga. Ku itariki 31 Ukuboza 2019 yaramaze kurambirwa guhekwa, niko guhitamo urugendo rwo kwigenza. Icyo gihe yasezeye Radio na TV10 atangira kwikorera binyuze ku muyoboro wa YouTube yise Yago TV Show. Mu 2020 nabwo izina Yago ryatangiye kumenyekana no gukundwa mu buryo budasanzwe bitewe n'ibiganiro biryoshye yakoranaga n'ibyamamare bitandukanye bikishimirwa cyane. Nyamara uko yagendaga gwiza abakunzi n'abanzi bamurwanyaga babaga bari hafi aho. Avuga ko mbere gato ya 2020 hari umudiaspora wishyuye umukobwa atigeze atangaza amazina ngo aryamane nawe, hanyuma amufata amashusho y'ubwambure bwe, hanyuma izina rya Yago rihere ko risigwa icyasha. Nyamara ngo uwo mukobwa bimwanga mu nda, araza abibwira Yago. Kugenda ku izina Yago ryari rikomeje gutumbagira ntibyaciriye aho, kuko mu mwaka wa 2021 mu bihe byo kwishimira irangira ry'uwo mwaka ku itariki 30 Ukuboza, channel ye yaje kuripotingwa ngo isibwe, bityo ba nyiri kubikora bamwenyuzwe no kumubuza umugati. Kubw'Imana channel ye ntiyabuze burundu, kuko ku itariki 15 Mutarama 2022 channel ye yaje kongera kugaruka mu biganza bye. Ku itariki 11 Ugushyingo 2022 Yago yabaye nk'uhagarika ibiganiro yakoreraga kuri YouTube yerekeza mu muziki yari yarihebeye kuva mu buto bwe, niko gukora indirimbo ye ya mbere yise Suwejo yakirwa neza mu buryo budasanzwe. Nyamara nabwo abamugendaho ntibahwemye kumwoga runono. Icyo gihe nibwo umukobwa witwa Kayitesi Brenda wamenyekanye nka Zekbi yahagurutse ati Yago yanteye inda. Ntibyatinze umwana byavugaga ko ari uwa Yago yaje kuvuka. Yago asaba Brenda ko bajya gupimisha ibizamini bya DNA yasanga umwana ari uwe akamurera. Nyamara uwo mukobwa ibya DNA byamuciye urukendero abihungira kure, kuko byavugaga ko yaryamanye n'abagabo benshi atanibuka kuko yabaga yisindiye. Bityo rero kumenya uwamusekeje kandi yarakigizwe na benshi ntibyari koroha. Ibya Yago ntibyarangiriye aho, kuko amajwi y'abamuca intege mu rugendo yari yaratangiye rw'umuziki yatangiye kuba uruhuri. Batangira guterura bagira bati
erega Yago ntaririmba arajwigira, yewe n'umunwa we anivugira ko hari n'abamuteraga mu rugo iwe bigamba kumugirira nabi. Mu mpeshyi ya 2024 nabwo channel Yago yaje kwibwa n'uwitwa Ndangwa Ali, gusa binyuze kuri producer Click channel yongeye gusubira mu biganza bya Yago wari wayibye atabwa muri yombi, gusa binyuze mu bwumvikane bwe na Yago yaje gukatirwa imyaka 2 isobitse. Nyuma yo kumara iminsi aterana amagambo n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bamurwanyaga bivuye inyuma, mu kwezi kwa 8 mu 2024 yahisemo kwerekeza muri Uganda, aho yatangaje ko atagiye ku bushake bwe, ko ahubwo ahunze abashatse kumugira nabi. Aho yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati, Rwanda nkunda, muhunze nakwanga, ahubwo mpunze agatsiko k'abashatse kunyica nkataka ariko ntawanyumvise. Umutima urababaye cyane, ariko Rwanda numpamagara nzitaba, kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira. Uganda munyakira ndabasabye. Yago kuri ubu ari kumara umwaka n'igice muri Uganda, gusa kandi abantu benshi ntibahwema kugaragaza ko bakumbuye kongera kumubona ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi nawe yasubiza ko igihe kizagera akagaruka, ndetse ko atari kera. Njye ni nuko nsoje, ari nako ngushimira cyane uwo twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, nawe ubutaha, Imana ibarinde, bye.